imisozi. Izere twizere maze twirebere ibyo Imana ikora, impamo Imana irasubiza. Yesu ashimwe bene data nshuti z'umusaraba, ndagira ngo umfashe dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rw'Abakolosayi igice cya 16. Haranditse ngo kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ari ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose, ubutware bwose n'ubushobozi bwose, nawe wabiremye byose kandi rero ni nawe byaremewe. Ndashaka kuvuga ngo ibiboneka n'ibitaboneka, ngo kuko muri we nimwo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ari ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Nibiki ibintu, nibiki bari kuvuga ahantu, nibiki bari kuvuga ahantu, nibiki bitaboneka, nibiki bitaboneka. None se ni gute umuntu abibona? None se wabikuye he? Abarokore bari bafite amahirwe menshi, bari bafite kubona ibi kure, guhabwa kumenyera kure. Paulo yasaitoro ryo muri Efeso ari sengeye ngo bahabwe imbaraga zo kumenyera kure, bamenye ubugari n'uburebure bw'urukundo rw'Imana, ngo n'imbaraga zayo izo yakoresheje izura Kristo mu bapfuye. Ndashaka kubwira abantu bera, ndashaka kubwira abantu b'Imana mu nteze amatwi mu nyumva. Imana igira ibitaboneka byayo, nimwe ikoramo ibiboneka, ni nabwo bukungu bwayo, ni nayo mutungo ifite, ni nabyo bidashira, ni nabyo bidasaza, ni naho tuzajya kuba, ni naho umuntu w'imbere wibera mu bitaboneka, utungwa n'ibitaboneka, utungwa n'ijambo ry'Imana. Imana itungisha abantu ibitaboneka byayo, ari byo abisi bita ubupfapfa. Hari ukuntu Imana yabwiye Abisirayeli ngo izabatungisha ngo ubuntu bwayo. Bagiye mu butayu, Imana igenderaho, nta kintu yagiye yikoreye ngo ibajyanire. Yagendaga ikora mu bitaboneka, ikavanamo amazi, mu bitaboneka ikavanamo ibiryo, ikavanamo imiti, ikamva. Imana iracyakora kuriya, ifite ibitaboneka byo mu bumana bwayo biva mu ijambo ryayo, ikabikuramo ibiboneka bitunze abayizera. Niyo mpamvu rero Paulo yavuze ngo ntituzatinya ku mwaka wacanyemo amapfa, kuko amapfa ni ibiboneka. Amapfa ni igiti cyatewe kimanurira imizi mu mugezi, iyo mizi ntawe uyibona, n'iyo mizi ikora ntabwo kizwi, cyo tubona amababi gusa. Noneho ibiti bicungiye hejuru rero, bivuga ngo izuba niriva ribizuma, ariko igiti cyatewe hafi y'amazi ntacyo kiba, ntabwo gikurwa umutima ngo ntizaterwa mu bwoba n'umwaka wacanyemo. Kubera iki? Cyashoreye imizi mugezi. Reka nkubwire, imizi yawe ni ukwizera. Shorera mu kwizera Imana, ukure muri yo, naho ubundi amapfa ntazabura kuba, ibyago ntizabura gutera, ariko hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, nawe Uwiteka amenyukira ibyiringiro. Buriya rero muri Dawidi yaravuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Shaka kuvuga ngo Uwiteka ndamubona. Ibuka abayuda bagambanirwaga, nta murengezi bafite, mu mahanga barimo mu buretwa bukomeye. Kubwa Esiteri umuja wayo, uwashakaga kubamanika, niwe wamanitswe. Kwizera n'Imana ikomeye, kwizera byakwimura imisozi. Reka nkubwire, ibi bintu byarwa no kwizera. Nibwo umenya ku isi ibi uri kubonesha amaso ibyo bihari gusa, hari n'ibindi. Icyaba Imana guhumura amaso ukamenya ko hari n'ibindi bintu bihari, hari ibindi bintu bihari, kandi ibyo bindi ni byinshi ntibibikika. Imana yabizingiye mu ijambo ryayo, irabifata ibibika mu ijambo. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abashyitsi ba Lazaro ngo nababwiye ngo nimwizera murabona ubwiza bw'Imana. Kubera iki? Yesu yari azi neza ko kwizera kuza kubahesha kubona ibitaboneka, ibidashoboka. Reka nkwinginge mu ngorane zawe unyuramo no mu bibazo byawe unyuramo, nkumenyeshe ko Imana ifite ibitaboneka bitaba muri uru Rwanda, bitaba muri iyi si, bitaba muri Afurika, bitaba ku isi yose. Ibitaboneka byayo rero nibwo ubumana bwayo n'ububasha bwayo. Niyo gituma yitwa Imana, nuko Imana itabumbwa mu ibumba, ntibayikora mu giti. Ni Imana itaboneka, iyobora ibitaboneka, itunze ibitaboneka, ikabivangamo ibiboneka. Nuko Imana iteye. Niyo mpamvu ibintu biboneka iyo bikugushije ubuhombyi, jya utegereza umenye ngo Imana ifite ibitaboneka byayo, nizo mbaraga zayo n'ububasha bwayo. Kandi ngo ibyo byose, ngo n'intebe z'ubwami, ngo n'abami bose, ngo ibyo mu ijuru n'ibyo mu isi. Tekereza ibyo mu ijuru hehe kwandi abarokoreze gutungwa n'ibitaboneka.
gutungwa n'ibintu bitari mu masoko y'inaha. Ibyo ni ibyiringiro bifite ubugingo. Abanyakwizera beshwaho n'Imana. Impamvu wabonye nyina wa Mose bari batanze itegeko ngo bice abana, aravuga ngo abona ubuzima muri Mose nubwo ari mu gihe cyo gupfa. Abona ubuzima muri Mose, aramuhisha. Imana ikayimwereka Mose yakuze. Nkubwire, ibitaboneka by'Imana bitunza abera. Dutungwa nabyo, ntidutungwa n'ibigaragara gusa. Twari bucogore, twari gucika intege. Niyo mpamvu cya giti kituma kibitseho imizi miremire ishorera mu mugezi. Imana iguha umugisha. Saduraka, Meshaki na Abedenego aho mu mahanga banze gupfukamira igishushanyo umwami yakoze, kuko kwizera Imana yabo babashyize mu itanura ariko ntibashya. Kwizera ni Imana ikomeye, kwizera byakwimura imisozi. Nizere twizere maze twirebere ibyo Imana ikora. Imana irasubiza. Kwizera ni Imana ikomeye, kwizera byakwimura imisozi. Nizere twizere maze twirebere ibyo Imana ikora. Imana irasubiza. Kwizera ni Imana ikomeye, kwizera byakwimura imisozi. Nizere twizere maze twirebere ibyo Imana ikora. Imana irasubiza.